tayari twongeye twariye sha twongeye twanyweye kangukubite porote y'ukwezi kwa mbere y'umuriro itangira ukwezi gutangira umwaka sha mu mpera z'ukwa mbere kwezi gutangira umwaka wa 2026 tangira ubwawe aho uherereye hose tangira utegura ikanzu nziza utegura ikote ryiza ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 sha tuzatangirana n'ubukwe bwo witwa aga promota ndetse no witwa asifiwe cyangwa se micky nukuvuga ngo bagiye gusezerana imbere y'Imana yamutereye ivi baranasezerana mu murenge none bagiye gusezerana imbere y'Imana bagiye gukora icyo bita mariage ku bana byemewe n'amategeko aga promota avuga ati nta mpamvu yo kuba nacikanwa n'uyu mukobwa ati nta wundi mukobwa ugomba kumbera mama w'abana banje ati nta wundi mukobwa ugomba kumbera mu buzima forever and ever aturetse micky wenyine aho micky adonerwa n'uwitwa Miss Nyambo Jessica ubwo ni ukuvuga ngo abakunzi ba Nyambo Jessica mube mukanura neza murebe ukuntu azababerewe yadonereye abakunzi ba micky mutegereze murebe ukuntu azabameze mu gatimba abakunzi ba aga mutegereze murebe ukuntu azabameze mu makote uretse ko amakote yo n'ubundi ahora yambara buriya se simishana nazatwambarira noneho buriya noneho n'imishana nazatwambarira wa makote ayahoramo yaba ari amakote y'umweru yaba ari amakote y'umukara yaba ari amakote y'ibibaba mezite umva agarambara pe arambara noneho sinzi n'ibintu none azanatwambarira noneho kabisa ngayo nguko rero mutangire mutyaza umunwa mutyaza amenyo muzaze muri iki gikwe tugitahe twasaze twasharishije koko yihi aho buzabera ngo ku Gisozi ya Kigali sha ngo Gisozi ya Kigali invitation zamaze no gusohoka guys nimba zitari zakugeraho nyine ubwo ntago watumiwe cyangwa uzitumiriza uzagende witwaje agatebe n'agasenda ngayo nguko rero nguhaye porote y'ukwezi kwa mbere reka mbe nsubikiye aha ngaho yari shibo wanyu y'u Rwanda nk'ibisanzwe ciao